wamoiki subiza mwami subiza wamoiki. Mana nziza, Mana yumva, Mana ikora, Elishadai igitare cy'amahanga, Mana isubiza igasubiza uko ishatse n'igihe ibishakiye, hakaba nta n'uwatinyuka ngo akubaze impamvu ubikoze n'igihe ubikoreye. Ariko noneho naje magorwa ngo tubonane, Mana naje kukubaza kandi rwose unsubize, koko wamoye iki? Ko nzi ko ushoboye byose n'isi ukaba wayubika yose, ariko nkabona ibyo nkeneye byose nkaba nagutabaje ukanga rwose. Nzira iki ko nakizi rwose katari nge Gahini wisha Berisi mbe na Delila washutse Samusoni, Mana byura ko aho mba mfite isoni, cyangwa Yuda Sikariyota wagurishije umuhungu wawe ukunda. Mana rwose tutaretse ibintu byo kunyikiza rwose kandi ukansubiza, koko wamoye iki? Reba ukuntu nsigaye nsa nk'isoni imanda nk'igisura, maze Mana ungereranye n'abo wahaye ukabahata, kandi rwose mpamya neza ko batanagushima. Unyumve neza simbuze ko ari ukunyanga gusa, nyine Mana nanjye mba ndi kwibaza niba biba utabishaka. Ni nayo mpamvu ndi kubaza se nibitera kumenya. Mana hoya rwose wirakara, inshuti zanjye zo zambwiye ko utakigira ubutabera, kandi Mana nakubeshye nanjye niko mbibona. Gusa nyine wirakara wabikosora, magorwa ukamereza ukamumugisha, icyo nkozeho cyose kikemera. Nyagasani ni ukuri nta yandi maganya, gusa nyine mu gihe bitari byaba mwami, reka nkubaze icyo wamoye, nkubaza kari murore, nkubaze niba naragusenze nasinze, niba byaranabaye byabaye ubungubu maze kwiheba, ukaba uri kumanisha kuba umusazi w'umusenzi. Unambwiye niba ushaka ko nzacira ibizanyica, ariko nkunde nciye inzara, inshinza ko nacunguwe nyamara naracanganyukiwe. Mana njyewe mbwira niba nzagumya ngusengana aya maganya, cyangwa niba nzakuvaho tukangana. Ni ukuri windeba uyu munsi nariye umwanda, tunahuriye mu muhanda ndumva twafatana. N'ibyo wambujije byose ndi kumva nabikora, yaba gutukana, kurwana cyangwa gusambana. N'ubundi ngo wazanwe n'abanyabyaha, babona ari no mpamvu bandusha amafaranga. Nkaba nicaye mu gahinda ndi gusiga agahinda, nkataha nkisigura agahinda. Nanagira ibyo mbonye ngo ndarya nkabirira mu gahinda. Mana ni ukuri rwose wamoye iki? Njye ndi no kugushinja kurebera. Reba nkaba ari abantu bapfuye 1400 bapfiriye muri Ethiopia, bagapfa ukabihorera, bagapfa bagapfana amaganya. Mana bagapfa rwose ukabihorera pepe. Kandi rwose hari n'abandi benshi nazi bagiye bapfa amaherere, kandi Mana bagusenga. Urugero nk'abari abo muri Kenya, si bapfuye bagusenga se, bagapfana agahiri n'agahinda, bakagutabaza Mana ukabihorera. Si ibyo ko nyine hari aho nabandi no kukurenganya, uwiyishe naririrwa, nawe ubwo wavuze ko utazi isaha n'igihe. Mana reka abo tubuse tubihorere, ngaho mbwira niba gukina ari nabyo nandikiwe, unansubiza impamvu utambambura kandi ari we warambambiwe. Mana ntacyo reka tubireke ndanigendeye, aho bugeze magorwa ndanivumbuye, nako gakiza kawe wanshukishaga tukareke. Bayi magorwa rwose ndasezeye rwose, nta yindi numwa, ibyo ushaka uzashaka abandi ubiha njyewe umbabare. Ariko se ngende Mana reka tubireke, kuko byanashoboka yuko ari njyewe magorwa wasimbuye Yobu. Kandi koko twajyaga tubyiga yuko nyuma yo kubabazwa nyuma umuntu azanezezwa, kandi amateka yacu afite abantu benshi yigisha. Kandi koko byanaba ukasanga abanyanditse muri Bibiliya. Mana ibyo ni ukuri njyewe byananshimisha. Magorwa igice cya mbere umurongo wa mbere haranditse ngo mu gihugu cyitwa isi hari umugabo witwaga Magorwa, yari umukene cyane ariko umukiranutsi, yari afite na dukeya cyane, ariko yabashaga kutwitwaramo neza. Umunsi umwe Satani azerera mu isi, Uwiteka aramubona amubaza tuvuye he Satani? Ndimvuye kuzerera pe nk'uko ubimenyereye. Ati se wabonye Magorwa umugaragu wanjye ukenye ariko akankorera, ukenye ariko akaba adasiba kunyeza? Satani ati namubonye, nese yabuzwa n'iki? Wamuhaye kunyurwa, yaba yari atari aragukeza, yabwirirwa akavurara aragukeza, yakubitwa n'umugabo aragukeza. Mana yakodesha, yabura amafaranga yo kwishyura inzara
aragukeza, yakubitwa n'abana aragukeza, mbese wamwimye buri kimwe ariko umuha kunyurwa, none se yabuzwa n'iki? Ati hogi Satani, ngaho genda umve mu maso, ngaho genda umugerageze, uzamugerageze uko ubashije, na turiya duke twose genda utumwambure, gusa nyuma yo kumubabaza nzamunezeza, nyuma yo kumuriza rwose nzamuhanagura amarira, nzamuha buri kimwe, nzamukubira icyo yabuze, kandi rwose nzamukubira karindwi, nzamunezeza, kandi rwose ndabizi azishima. Mana none rwose narindi kwivumbura, rwose Mana mbabarira, narindi kuzira kutamenya. Wenda niba ubuzima bwanjye hari benshi bwigisha, ungumishe nyirani kuri Mana sinzasiba kugukeza, wowe uzama ubuzima nanze ubuginga, njye nitwa umusizi musari ntore byahamye, ni ukuri hehe n'amaganya. Satani yari ari kunyoshya, anyereka aho abandi bageze, ambwira ko ntacyo nzigezaho, ko nzapfa ndi umukenyi, gusa nyine uko umunyeretse ni ukuri urakoze Satani, zeru na virigiri, ibyo byose wabikoze utatekereza.